Tubahaye ikaze abakurikira gahunda za Sport4Change Media, muri kumwe nanjye Fidel Kajugiro Sebarinda. Muri iki gihe cy'iminsi 100 twibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi, twihaye intego yo kuganira n'abari abakinnyi, abatoza, abayobozi n'abandi bose bafite aho bahuriye na siporo. No kugira ngo badufashe kumenya byinshi ku mateka yabo muri siporo ndetse n'uko bari babayeho mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, uko bayirokotse n'uko bashoboye guhangana n'ingaruka zayo, badusangize amwe mu mateka yabo. Uyu munsi turi Ntarama mu karere ka Bugesera, aho twasuye Gasore Serge, uzwiho kuba yarabaye umukinnyi wa atletisme. Mbere na mbere turifuza kumenya Gasore Serge ni muntu ki, yavutse ryari, akomoka he, arubatse, muri make ya ubuzima bwawe. Murakoze cyane. Njyewe nkuko bavuze amazina yanjye ni Gasore Serge, nkaba mvuka hano i Ntarama, mu murenge wa Ntarama, mu karere ka Bugesera. Navutse muri 1986, mvukira hano n'ubundi mu Bugesera. Ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Nkuko mwabivuze, nakoze umukino wa atletisme wo kwirukanka, mukora mu mwaka ahava mu 2002 kugeza mu 2009 ubwo nawushoje. Nkusoreza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho nawukoze imyaka 4. Ari naho nakoze icyiciro cya mbere cya kaminuza n'icya kabiri. Muri make ni uwo nguwo njyewe. Yego. Nkaba nararokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Okay. Tugiye noneho by'umwihariko mu rwego rwa siporo, birumvikana abana bose mu buto bwabo baba bakina umupira w'amaguru, biruka imikino inyuranye. Wowe watangiye ukunda ihe siporo cyangwa ukina iki? Njyewe muri siporo nakinye siporo zose. Nkiri umwana narazigerageje zose. Nagerageje karate, ngerageza football, nanayikinaga neza. Ngerageza basket, volley, ariko aho hose nari ndimo ndashaka ahantu impano yanjye yimbitsire. Impano yanjye rero yaje kugaragara mu gusiganwa ku maguru. Nibyo rero naje kwibandaho igihe nari ngeze mu mwaka wa 4 w'amashuri makuru. Ubwo byaje bite? Tunyuriremo noneho ukuntu watangiye uwo mukino wa atletisme. Ese ubundi hari uwo mu muryango wawe wari warawukoze? Ku ruhande rw'ababyeyi banjye, kuri mama, numvishe ko hari ba data wacu, usibye ko baguye ku rugamba rwo kubohoza igihugu, bari bazi kwirukanka. Ngira ngo niho nshobora kubona bikuye. Hari ibihe bitari byiza cyane cyane bigendanye n'ivangura n'itotezwa abantu bakorerwaga ishingiye ku byiswe ubwoko cyangwa se naho umuntu akomoka. Ese muri kariyeri yawe nk'umusportif ibyo bihe wabibayemo? Ego, nabibayemo ibyo bihe, hatari na kure n'aha ngaha twicaye. Navukiye muri iki gice, kurira aha, ariko nyine mpakurira igihe cy'itotezwa ryari ryaratangiye kera ku bwoko bw'Abatutsi, kigeze noneho aho cyari gikaze, aho twabonaga amashyaka menshi avuka, tukabona urwangano mu mashuri aho twigaga, ukabona umwarimu aravangura Abahutu n'Abatutsi, ukabona bakuru bacu, ba data wacu baratotezwa. Ariko nyine wenda njye kuko nari umwana ntubashe guhita ubikurura ngo ubyumve. Nyuma yaho rero biza kuvamo Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ndetse iki gice nari ndimo cya Bugesera cyo, kwicwa kw'Abatutsi byari byaratangiye kera cyane. Baza amateka bavuga ko ari ibintu bituruka kera mu myaka za 80 na 60 na, ariko noneho bikaza byagera muri 92 noneho hakabaho ubwicanyi nyabwo,
aribwo bwakomeje nyine bw'abatutsi bica abatutsi, aribwo bwakomeje nyine muri 1994 nibwo bishe abatutsi benshi bari batuye ahangaha. Njyewe by'umwihariko ndokokera muri iriya kiliziya ya Ntarama ku nshuro ya mbere, ari nabwo bayiteye, ari nabwo bishe abantu benshi cyane. Nyuma yaho baza gukomeza kwica abantu benshi hirya no hino. Ni inzira yabaye ndende cyane kuko twahavuye tujya mu Rufunzo. Ubwo icyo gihe mu Rufunzo nayo maze kuhaburira abavandimwe benshi, barimo ba nyogokuru, babyara banjye, barumuna banjye, bakuru banjye. Dukomeza tujya mu Rufunzo, naho twaburiye abantu benshi cyane. Tuvamo tubohowe n'inkotanyi, tujya Nyamata, naho tuhaburira abantu benshi, ariko kubera ko bamwe bari inkomere nubwo inkotanyi abo zishoboye kuvura, ariko abandi hari abagiye bagira ibikomere bikomeye cyane bagapfa. Bigeraho rero tubivamo, inkotanyi zimaze kubohora igihugu, dusubira mu mashuri. Ubu tukaba tugejeje iki gihe. Ese kurokoka kwawe ubikesha iki? Warihishe cyangwa hari abaguhishe? Kurokoka kwanjye mbikesha Imana yakoreye mu nkotanyi zikatubohora. Ariko uburyo bwo kurokokamo bwari umunsi ku munsi, twiruka twihisha mu bihuru. Ngira ngo ubwo iki gihe inkotanyi zari zitaratugeraho, ngira ngo kurokoka navuga ko Imana yari yagucishije noneho mu kwihisha mu bihuru, kwirukanka. Ngira ngo wenda no kwiruka niho byaturutse, kuko abyibuka rwose kuva yatangira kurinda irangira umuntu yirirwaga yirukanka mu bihuru, bakaza bakica wari uri inyuma yawe, wari wihishe mu gihugu uri hirya yawe ho gato, ukagira gutyo ukabona Imana ikinze ukuboko, burije burakeye kugeza inkotanyi zije. Hari abo mu muryango wanyu bashoboye kurokoka Jenoside? Yego, data yararokotse na barumuna banjye bane. Mwari bangahe? Twari bane n'ubundi. Barumuna banjye abo tuvuka nabo bose bararokotse. Hanyuma na papa ararokoka, na ba data wanjye, ba data wacu benshi, kuko hari harimo wari uri mu nkotanyi, no hari harimo nka batatu bari mu nkotanyi. Babiri baguye ku rugamba ariko umwe ararokoka. Ndumva ari abo ngabo. Yego, ni Jenoside yabaye ukiri muto ku myaka 8. Ese icyo gihe hari abantu b'abakinnyi waba uzi wareberagaho, wadusangiza n'ubuhamya bwabo? Abakinnyi ntabo, kuko mbere ya Jenoside urumva ntabwo navuga ko twari mu bujiji. Mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi twari mu bujiji buhambaye, ku buryo nubwo wumva muri no minsi umwana muto yakubwira abakinnyi ba APR n'abareyo n'abakiyovu, twebwe twari turi mu bujiji bwinshi cyane, ku buryo ntago twabaga twumva radio kenshi. Iyo wayumvaga amabuye agashira hari igihe cyabaga ari ikibazo. Ariko nzi nkabatigana najyaga mbumva. Tigana niwe muntu najyaga numva rwose abantu bose bavuga tigana. Hari n'udukweto twambaraga bitaga tigana. Ahubwo niba hari amateka ye nukuzayansangiza, numvishe ngo aracyariho. Yego, ari Butare. Ari Butare. Ni nk'izihe ngaruka se Jenoside yakorewe Abatutsi yakugezeho n'uko washoboye guhangana nazo? Ingaruka Jenoside yangezeho, ngira ngo navuga ko ari gusa n'utumurongo, kuko nyuma ya Jenoside twahuye n'ingaruka zitandukanye.
nubwo twari dufite ubuyobozi bwiza n'igihugu kidukunze noneho kituvuza kitwishyura amashuri gishaka kugira ngo buri kintu cyose dukeneye tukibone, ariko byose byari bitaraboneka. Ubwo rero buri muntu wese yabaga apfunda umutwe hirya no hino kugira ngo abone ko bwacya bukira. Ugasanga rero mu buzima bwaho bwa nyuma ya jenoside ho gatoya nta murongo wari urimo, noneho bikajyana n'ibintu wabonye, ugasanga bigusubije inyuma, kwibuka abawe wabuze, uburyo bishwemo, kumva ugize agahinda, rimwe na rimwe bikaba byagutera gutekereza nabi, byanakugiraho n'ingaruka mu myigire no mu iterambere. Ariko noneho uko iminsi yagiye ihita indi ikaza, umuntu agenda abona ibintu bimwubaka, ari ukugira igihugu nyine cyiza kidufasha kugira ngo bwa bumwe n'ubwiyunge tubone. Abafite ibikomere barabivuzwa n'ibyihungabana, tugashyirirwaho izo siporo kuko nibyo nahoze mvuga kare, zagize uruhare mu kugira ngo umuntu yibagirwe ibyamubayeho. Noneho aho rero noneho umuntu amaze kubona ko hari icyizere cy'ubuzima, atangira kugerageza ibintu byinshi, harimo izo siporo ku bw'amahirwe nyifataho nk'ikintu cyamfashije, kuko urumva yatumye ntaguma mu bwigunge, ntagumya gutekereza ibyambayeho, kuko iyo nabaga mu mikurire yanjye, iyo nabaga ntari muri siporo nabaga ndi mu masomo. Iyo ntabaga ndi mu masomo nabaga ndi mu bintu bihuza abanyarwanda, amakinamico, ahantu abantu bateraniye, bituma rero binyubaka, bituma nibagirwa ibyambayeho, abo nabuze n'ibindi byose. Kuri ubu wahamya ko Gasore Serge ari umugabo warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi agahangana n'ingaruka zayo, none ubu akaba yariyubatse, ntabwo yaba yibeshye? Ntabwo yaba yibeshye, kuko ngira ngo abatwicaga ntabwo bashakaga ko tubaho, nta nubwo bashakaga ko tugera kuri bike twagezeho. Kuba rero tutarapfuye ngo tuzime, tukaba twariyubatse tukagira ibyo tugeraho, nubwo bitaba ari byinshi, ariko tukaba nanone dufite imiryango, dufite amashami yashibutse y'abana batuvutseho, dufite igihugu cyiza barimo barakuriramo nk'abanyarwanda. Ntabwo yaba yibeshye avuze gutyo. Dusoza noneho, ngira ngo twavuze ku bijyanye na siporo, tuvuga mu buzima busanzwe, utubwiye uko wanyuze muri Jenoside ukaba wariyubatse ubu ngubu, wagira ubutumwa ugenera nk'umuryango nyarwanda? Umuryango nyarwanda ubutumwa nabaha, nubwo kwihanganisha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane muri ino minsi 100 turimo yo kwibuka. Ikindi ubundi butumwa nabaha ari abarokotse, ari abanyarwanda bose muri rusange, ni uko twaharanira kugira ngo ubumwe bw'abanyarwanda bwubake kandi bwubakire kuri fondasiyo ikomeye. Tugire u Rwanda rumwe, buri muntu wese yiyumvamo nk'umunyarwanda, ntituzongere kwibona mu ndorerwamo y'amoko, ari nayo yataye iki gihugu mu kaga. Iby'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa biveho, dusigare duharanira kuba umunyarwanda umwe. Ikindi kandi ibyatubayeho, tujye duhora twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, twiyubaka, twirinde guheranwa n'amateka,
ahubwo ibyatubayeho biduhe isomo ryo kugira ngo tugire imbaraga, dukorane umuhate, ntituzongere gusubira inyuma. turabashimiye cyane kuri uyu mwanya mwaduhaye, kandi Imana ibajye imbere mu mishinga yayo. Murakoze namwe Fidele. Okay.